Mu kiganiro inkuru y'agakiza dukomeje uruhererekane rw'ibiganiro 30 bizarangira duhetuye igitabo cy'umugenzi igice cya mbere. Si byiza gucuka na kimwe muri ibi biganiro kuko bizakugaragariza iby'inzira y'agakiza ugomba gucamo ndetse n'uburyo wayicamo dore ko isi ducira amarenga ko igiye kurangira. Uyu munsi turasoma ijambo ku ijambo ry'ibyanditswe muri icyo gitabo cy'umugenzi igice cya mbere agace ka gatatu cyitwa abaturanyi ba Mukristo. Nguhaye ikaze, njye nitwa Léo Janvier Sibomana. Abaturanyi b'uwo mugabo basorwa no kureba uko yiruka kandi akiruka, bamwe baramuseka abandi baramukangisha abandi baramuhamagara ngo agaruke. Muri bo harimo babiri bagambiriye kumugarura bamuhase, umwe muri bo yitwaga Mudakurwa ku ijambo ryitwa Nyamugijya Nino. Icyo gihe yari amaze kubaha intera ariko bajya inama yo kumukurikira, baragenda hashize umwanya muto bamusohoraho. Arababaza ati bagenzi banjye muzanwe n'iki? Bati tuzanwe no kugira inama yo kugarukana natwe. Arabasubiza atoya ntibishoboka. Mutuye mu mudugudu witwa Remukiraho nanjye navukiye, mbonye yuko ariko kuri kandi hazaza igihe vuba cyangwa kera muzapfira muzikwe mugere hasi y'ikuzimu. Nuko nshuti zanjye mwemende ibyo mvuze tujyane. Mudakurwa ku ijambo aramubaza tuti iki? Dusiga inshuti zacu n'ibitunezeza byose? Mukristo niko uwo mugabo yitwaga aramusubiza ati ye, kuko ibyo mwasiga byose bidakwiriye kugereranwa n'ibike byo nshaka guhabwa kugira ngo binezeze. Kandi mwakwemera kujyana nanjye ntimusubire inyuma, mwazamera nkanjye kuko aho njye bafite ibihaza bigasigara. Nimuze muhinyuze amagambo yanjye. Mudakurwa ku ijambo ati ibyo ushaka ni biki bikurekesha iby'isi byose? Mukristo ati ndashaka ibirego bitabasha kubura cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, bibitswe mu ijuru aho bitabasha kwangirika kugira ngo ababishaka bazabihabwe mu gihe cyategetswe n'Imana. Ibyo byanditswe mu gitabo cyanjye, niba nawe wemeye kugisoma urabibonamo. Mudakurwa ku ijambo atashwi, kuraho icyo gitabo cyawe, uragarukana natwe cyangwa urarurera? Mukristo ati ndanze kuko nafashe yasuka. Mudakurwa ku ijambo ati nuko rero Nyamugijya Nino duhindukire dutashye. Hariho abibone b'abasazi benshi bameze nk'uyu, kandi iyo bibwiye ibitari byo bibwira ko barusha ubwenge abantu 7 bashobora kuvuga impamvu zo kubihakana. Nyamugijya Nino tuwitukana. Mukristo uyu mwiza niba ibyo yavuze ari ukuri turusha gushaka ibyiza. Ku bwanjye umutima wanjye unyosha kujyana nawe. Mudakurwa ku ijambo atuti iki? Nawe uzi ubwenge? Nyumvira dusubire iwacu. Ninde uzajyanwa n'umuntu usaze utyo? Subirayo niho uri bugize ubwenge. Mukristo abwira Nyamugijya Nino ati ahubwo tujyane Nyamugijya Nino. Ibyo navuze biriho ni byiza bindi byinshi kandi byabonwa. Nawe niba utabyemeye soma ibyo muri iki gitabo cyanjye, kandi kugira ngo umenye yuko ibirimo ari by'ukuri byose bihamwa ko ari kuko n'amaraso yiwe wacyandikishije. Nyamugijya Nino abwira Mudakurwa ku ijambo ati nuko Mudakurwa ku ijambo singishidikanya, ahubwo ngambiriye kujyana n'uyu mwiza no kujya nsangira nawe ibyo abona. Maze abaza Mukristo ati inshuti yanjye nziza, mbese uzi inzira ijyaho heza? Mukristo aramusubiza ati nayobowe n'umugabo witwa Mubwiriza ubutumwa ngo nkwiriye kwihutira kugera ku irembo rito twerekeye niho turi bubwirirwe iby'inzira. Nyamugijya Nino ati nuko inshuti yanjye tugende. Bombi barajyana, maze Mudakurwa ku ijambo aravuga ati njyeho ndasubira iwanjye, sinshaka kujyana n'abayobejwe batyo b'ibicucu. Maze ndota yuko Mudakurwa ku ijambo bimaze gutaha Mukristo na Nyamugijya Nino banyuraga mu kibaya baganira, batangira kuganira batya. Kristo abaza Nyamugijya Nino ati inshuti yanjye Nyamugijya Nino uri mugabo ki? Nishimiye yuko yemeye ko tujyana. Mudakurwa ku ijambo nawe yaba yarababajwe nkanjye n'imbaraga z'ibitaraboneka n'ubwo babitera ntaba yaratebutse kudusiga ngo atashye. Nyamugijya Nino ati nuko Mukristo kuko dusigaye twihereye ngiro umbwira ibyaho tujye uko bisa kandi nibyo dukwiriye gukorera kugira ngo tubitunge. Mukristo ati ndushaka kubyibwira mu mutima kuruta kubivugisha ururimi, ariko kuko ushaka ko bimenya ndabigusomera mu gitabo cyanjye. Nyamugijya Nino turatekereza ko amagambo yo muri icyo gitabo cyaba ari ay'ukuri rwose. Kristo aramusubiza ati nayo kuri kuko cyandikishijwe n'itabasha kubeshya. Nyamugijya Nino tuvuze neza, ariko se nayahe? Mukristo ati hariho ubwami butazashira uzababwamo n'ubugingo buhoraho tuzahebwa kugira ngo tuzabe muri ubwo bwami iteka ryose. Nyamugijya Nino tuvuze neza, ariko si ibindi ni ibiki? Mukristo ati nta kurira kuzabayo cyangwa agahinda kuko nyirahazahanagura amarira yose ku maso yacu. Nyamugijya Nino ati ariko se tuzabanayo n'abande? Mukristo ati tuzabanayo n'abantu 1000 n'inzovu badutanzeyo. Muri bo nta n'umwe ugirira mugenzi we nabi, ahubwo bose barakundana kandi nabera. Bose bagendera mu maso y'Imana bagahagarara imbere yayo bashimwa nayo iteka ryose. Kurangiza byose mu magambo make, tuzabonayo abakuru bambaye amakamba y'izahabu, kandi tuzabonayo abantu batemaguwe nabi, si n'abatwiswe, n'abagaburiye inyamaswa, n'abaroshwe mu nyanja babahora urukundo bakundaga nyiri icyo gihugu, bose ari bazima bambaye kudapfa nk'umwenda. Nyamugijya Nino atoye amagambo ndayumvise ibineza neza byenda kunyica, ariko se birashoboka kubitunga? Dukora iki kugira ngo tubihabwe? Mukristo ati by'umwami utwara icyo gihugu yabyandikishije muri iki gitabo, ko ibyo bisobanurwa mu magambo make, niba tubikunda rwose azabiduhera ubuntu. Nyamugijya Nino ati yewe byo biranejeje cyane, twihute cyane twihute. Mukristo ati simbasha kwihuta nk'uko nashaka kuko mbuzwa n'uyu mutwaro mpetse.
nshuti wari udukurikiye, nansoreje aka gace ka gatatu k'igitabo cy'umugenzi igice cya mbere. Tuzahure tuganira ku gace ka kane kitwa Isayo Gahinda Gasaza ubutaha. Njye gusezera ntyo nitwa Leo Janvier Sibomana.